baza kudushaka. Yego. Baza kutureba. Yego. Kubera iki baza kutureba? Nukubera ko iyo babona ubwenge bwabo burangi, iyo babona amashuri yabaheze, baza kutureba. Bakaza. Icya gatanu, Imana ikeneye igihe cyawe. Igihe cyawe ukwiriye kugihereza Imana. Imana ishimwe cyane. Icya gatandatu, Imana ikeneye amafaranga yawe. Iyo tugeze ku mafaranga y'Abanyarwanda bahita bagira ikibazo. Imana ikeneye amafaranga yawe. Yesu yaravuze ngo ibintu bibiri bigomba kubaranga: ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ikeneye amafaranga yawe. Kubera iki Imana ikeneye ko niwakira amafaranga ukwiriye gukuraho ugahereza no ku bandi, nabo bayakiye bagahereza ku bandi. Ibyo ni uburyo bwo kwirukana ubukene mu bantu. Iyo udatanze ntubona, iyo ugundiye ntubona, ariko iyo utanze ndagira ngo nkubwire kurakira. Ngo hari umuntu ukunda kugundira ngo kandi akarushaho gukena, ngo ariko hari umuntu unyanyagiza nyamara akarushaho kunguka. Ukurushaho gutanga niko ibigega byawe byuzura. Yes. Hari abantu bajya babikritika. Muzavuga mu ndi mishya. Nibyo bintu ijwi ryawe ntabwo ukwiriye kwicara uri kuvuga nabi mwene so. Ntabwo ukwiriye kwicara uri kuvuga ibintu bitagize icyo bigufasha. Uhora watura Imana imbabarira amagambo, Imana amagambo. Ijwi ryawe ntabwo uzategeka abadayimoni ngo bakubahe bakumvire, kubera ko ijwi ryawe rihora rivugavuga. Soka mu magambo, va mu bintu bitashimishije, mu bintu bidafite agaciro, kuko ufite byinshi byo gukora, my dear friend. Biravuga ngo nimuhura mubwirane zaburi n'ibihindambano by'umwuka. Haleluya. Umuntu uhuye nawe yumva ibihe byiza, atandukane nawe yumvise ibihe byiza. Yego. Icya kane, Imana ikeneye urukundo rwawe. Urukundo rwawe uyikunde, ukunde Imana. Imana ishaka kuyikunda. Ibyo bintu bigukeneyeho. Ibi bintu byose nubu byujuje ukabyuzuza mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Havuga ngo iki? Gutegekwa kwa 2:6-4. Ukwiriye kumenya umwanzi wawe. Ukwiriye no kumenya umwanzi wawe urwana nawe. Ezekiel 28:12 kugeza 19 hatugaragariza uburyo Satani yari ameze. Ngo Satani yari afite igikundiro, yari aremwe mu mabuye y'igiciro cyinshi, yari aremwe mu mazahabu, ngo ndetse yagendagendaga mu muriro hagati. Yari afite ubwiza, ngo ubwo bwiza bumutera kwibona bumutera kuzamuka. Imana iravuga ngo kuko nta muntu wibona ubana nanjye, Imana iramumanura. Yego. Amanukana ngo uburakari bwinshi n'ubugome bwinshi. Satani ukure kumenya ko atagukunda, afite uburakari, afite ubugome, kuko isi yari Imana ngo yayihaye abantu. Yaremye ijuru, isi iyihereza abantu. Satani rero yumvaga ari ugomba kuhabwa ibintu byose, ibyiza byose, akumva ko ari we bikwiriye. Icya mbere ukwiriye kumenya kuri Satani nuko ari indyarya. Ni umunyabwenge, ariko ubwenge bwe buri mu buryarya. Abefeso 6:11. So Satani imenya ngo yari kwa ya master. Yari kwa ya master of God. Yari kuriye ikorari yaririmbaga, yari yuzuye indirimbo cyane. So rero ikintu cyose kinezeza Imana Satani aracyanga. Kandi bityo Satani aragipirata akagikoreramo. Icyo ukwiriye kumenya, indirimbo ukwiriye kumenya. Icya gatanu, umwanzi n'indyarya. Bibiliya iravuga muri Yohana 10:10 ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Nibyo bintu bitatu. Yaje akwiba amahoro yawe, akakwiba ibihe byiza, akakwiba gusoma Bibiliya, akakwiba guterana na bene data, akakwiba ukumva wabanyamwigenda, akakwiba kwihangana, akakwiba imbuto z'umwuka, akakwiba. Yarangiza yakwibye arakwica. Yica iyo viziyo yawe, akica urugo rwawe, akagenda yangiza. Yarangiza amaze kugufatisha, nibwo ujya kumva umuntu yiyahuye, kandi yari umuntu usenga. Ijambo rikavuga ngo wohereza ijambo rikabakiza, rikabamara imibabaro, rikabamara akaga, rikabamara agahinda, rikabakiza imibabaro yabo yose.
ijambo ryawe niryo ryonyine umuntu yakumva rikamukiza imibabaro, rikamuhindurira amateka, rikamuhindurira ubuzima, kuko riduhanira gukiranuka, rikatweza, rikadukuraho imyanda yose twatewe n'umwanzi. Ijambo ryawe reka rero rimanuka ari amavuta adasanzwe kugira ngo amare abantu umwera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko wigeze kuvuga ngo umuntu ntabeshwaho n'ibyo kurya gusa, ahubwo abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Ijambo ryawe riratunga, ijambo ryawe rirambika, ijambo ryawe rirahagurutsa, rirabyutsa, rirazura. Reka ijambo ryawe rikora umurimo waryo, kuko waravuze ngo riragiye kandi rizasohoza icyo naritumye. Reka risohoze icyo waritumye mu buzima bw'abantu b'Imana. Abanyarwanda bose bari kutwumva, bumva ururimi turi kuvuga, mu izina rya Yesu ijambo ryawe rikora umurimo wa data muri bo, mu mbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu. Amen. Imana bagire neza, ibaho umugisha. Ndagira ngo mwarimu bose ko dusomere Luka ibice byawe 10 n'umurongo wa 19. Luka ibice byawe 10 n'umurongo wa 19. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego, shiramo akabara gusome. Bibiliya iravuga ngo dore mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Yego, bisubiremo iryo jambo. Dore mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka, dore mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo. Sikoropiyo ni utunyamaswa turyana cyane, ngo iyo kariye umuntu rwose arapfa, kandi byose cyane. Na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Dore mbahaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose mukazikandagira. Ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Bivuze iki? Bivuze ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara. Nibyo. Hari ibikomeye, hari ibiteye ubwoba. Yego. Hari ibidasanzwe muzahura nabyo. Ariko Yesu ni uri kubwira abigishwa, ni uri kubwira abamukurikiye, arababwira ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ntabwo ari kubwira abantu bose, ahubwo ari kubabwira bamwizeye n'abazizezwa n'ijambo rye. Yego. Ari kubwira abamwizeye n'abazizezwa n'ijambo rye. Abarokore bari kunyumva, abakristu bari kunyumva. Ntabwo nitaye ku idini urimo, ahubwo umukristo. Iyo tuvuze umukristo, ni uwa Kristo, ni ufite imbuto za Kristo, ni ufite imyumvire ya Kristo, ni ufite imitekerereze ya Kristo, ni ufite umutima wa Kristo. Abo bantu nibo bonyine kuri iyi si nzima bafite ubutwari bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Inzoka, uburiganya bwose, Satani na sikoropiyo, badayimoni, abarozi, abapfuma, abakonikoni, ngo ni imbaraga z'umwanzi zose. Hari iziba mu kirere, hari iziba mu mazi, hari izigendera kuri ubu butaka. Izo zose ngo muzazigenda. Ni ukuvuga ngo mbahaye ubutware hejuru y'izi mbaraga zose. Nawe ukwiriye kubanza kwimenya, ukwiriye kubanza kwimenya kugira ngo ubu butware ubukoreshe. Ubu butware ubukoreshe, ugomba kubanza kwimenya. Urinde icyambere, uri umuntu w'ingenzi. Uri umuntu w'ingenzi. Imana iragukeneye, uri umuntu w'ingenzi imbere y'Imana. Dore ibintu bigera ku 10 bigaragaza ko uri umuntu w'ingenzi. Icyambere, Imana igutekerezaho. Uri mu bitekerezo by'Imana. Niko Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro 1:5. Nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, wereza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yakumenye kera kugira ngo ikugire umuntu w'umumaro mu muryango wa buri muntu wese. Imana yaremye, yamuremeye gahunda.
don't disappoint God. Ntuza disappointing umugambi w'Imana. Don't fail God. Icya kabiri, Imana iragusura. Imana iragusura. Icya gatatu, Imana igusura buri gitondo. Yobu 7:18. Yobu 7:18. Imana iragusura buri gitondo. Burya kuba wabyutse Imana yakugendereye. Iyo Imana itagusuye ngo izi kubyutse, babyuka barimo barakubika pe. Icyo ni igihamya kigaragaza ko Imana igufitemo umugambi, nubwo ukigendera mu nzira mbi, nubwo kiri mu byaha, ariko burya Imana igufitemo umugambi. Yego. Murongo wa 18 uravuga ngo ukamugenderera uko bukeye ntutuze. Yego. Ngo ukamugenderera uko bukeye ntutuze kumugerageza. Imana ibiri kuguha amahirwe, gerageza kuguha amahirwe kugira ngo uyibyarire umusaruro. Yego. Icya kane, Imana iguha icyubahiro. Imana irakubaha. Muri iyo Imana irakubaha. Aho ku murongo wa 17 haravuga ngo umuntu ni iki? Yobu 7:17. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho? Imana iragukuza ikakwitaho. Ukamugendera uko bukeye nuko bwije. Imana ikwitayeho, Imana iragukuza. Icya gatanu, Imana igushizeho umutima wayo, iguhozaho umutima wayo. Haleluya. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho? Imana iguhozaho umutima wayo. Ntabwo iwuhoza ku nyamaswa, ntabwo iwuhoza ku bintu, ahubwo iwuhoza kuri wowe. Niyo mpamvu yagucigatiye igakomeza ikagucigatira ikakwihanganira muri byinshi wagiye unyuramo utanayitayeho, ariko yikaguhozaho umutima. Imana ngo yakunze abari mu isi cyane. Amen. Iyo Bibiri tubwiye ngo cyane, biba bivuze ngo cyane koko. Cyane. Cya gatandatu, Imana ikwambika ikamba. Ikwambika ikamba ry'icyubahiro. Haleluya. Ikwambika ikamba ry'icyubahiro. Zaburi 8 umurongo waho wa 5, umuntu ni iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera ngo wenze kumugira nk'Imana buraho gato. Umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Umva icya 7, Imana iguha ubutware. Bibiri iravuga muri Tangiriro 1:26, Imana irema umuntu imuha ishusho yayo. Burya Imana yakuremye mu ishusho. Buri muntu wese uhumeka umwuka w'abazima buri ufite ishusho y'Imana. Niyo mpamvu mu muntu hashobora kuvamo icyiza iyo yemereye Imana. Buri muntu wese hari ikintu afite cyiza ku buzima bwe. So Imana yaguhaye ubutware. Bibiri iravuga ngo ibaha ibintu 5 bagomba kugira. Ibaha responsibility zigera muri 5. Iravuga ngo nuko mwororoke mugwira mwuzure isi mwimenyereza birimo kandi mutware. Icya 5 yavuga ngo mutware. Mugira ubutware. Imana ishimwe. Amina. Mugira mutware ngo inyoni zo mu kirere, inyamaswa zo mu ishyamba, ibiguruka, ibisiga, ngo mutware amafi yo mu nyanja, mutware buri kintu cyose, inyamaswa zose n'ubutunzi bwose buri hano ku isi. Yego. Icya 9, Imana izirikana umumaro wawe. Irawuzirikana. Imana izirikana umumaro wawe. Zaburi 144 n'umurongo wa 3. Imana izirikana buryo ufite umumaro. Ufite umumaro. Ibi ngibi ndagira ngo ubyumve neza. Ufite umumaro, niyo mpamvu Imana ikuzirikana. Imana irakuzirikana kuko ufite umumaro wayo. Icya 10, Imana ni wowe wibara. Imana irakubara, ni wowe wibara. Imana ni wowe ishaka gukoresha kandi gukorana nayo. Imana ntishobora kugira ikintu ikora mu isi itabanjije kumenyesha intore zayo. Bibiri iravuga ngo yari igiye kurimbura Isodomu n'Igomora. Irangije iravuga ngo nakora gute ntabanjije guca ku mugaragu wanjye unyubaha umukiranutse Aburahamu. Imana ijya kujyayo inegosiya nawe, akayibwira ati nusanga yaba ngabura barimbura, ati ntago mbarimbura kugeza ku mubare yasengeye. Uko yasazye yaravuze nusanga ya 10 urabarimbura. Imana iti woya kuko bisabye ntago ndi bubarimbura. Haleluya. Nta kintu Imana yakora kuri ubu butaka itabanjije kugira ngo ikorane nawe. Niyo mpamvu niwe Imana ishaka kugira ngo ikorane nawe.
kuko yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Hallelujah. Ibi nubyumva uraza kugenda hejuru y'imbaraga z'umwijima. Ikindi, indi ngingo, Imana iragukeneye. Imana iragukeneye. Imana ni wowe ikeneye. Iragukeneye. Hari ibintu bigera muri birindwi Imana igukeneyeho. Icyambere, Imana ikeneye amaboko yawe. Yego. Mariko 16:18 hadusome. Imana ikeneye amaboko yawe. Ikeneye ibiganza byawe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu birindwi Imana igukeneyeho, kandi ibi bintu ugomba kubiyihereza kugira ngo Imana ikorane nawe, ndetse ubu butware bubashe kugukorera. Haravuga ngo bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu kica. Inzoka bazazifatisha amaboko, kandi nibanywa n'ikintu kica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi. Dore ibiganza byawe si byo kwiba, si byo kwica, si byo kuvusha amaraso. Ibiganza byawe si byo gukora ibi. Ibiganza byawe ntabwo ari ibyo gukora ibizira, ahubwo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Yego. Ngibyo umumaro w'ibiganza. Komeza. Nuko umwami Yesu amaze Imana igumugisha, subiramo muri uwo murongo 18. Bazafata inzoka nibanywa ikintu kica, kandi nibanywa ikintu kica babarose, babateza imitego, ntacyo kizabatwa. Amina. Na hato. Ikibazo si amarozi, ikibazo si ibyo bagutonge, ikibazo si abarozi bakuzengurutse. Ikibazo ni uko ufite ubutware ariko utabukoresha. Yego. Ikibazo ni uko utamenya uriwe. Buri wese uri kutwumva, hari icyo Imana yakuremye, hari icyo Imana yagushizemo. Hari ubutware bubitswe muri wowe. Numwemerera Yesu agategeka, ubwo butware buraba activated, burakukorera. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Wiherana n'indwara. Utumira abakuru bitorera bagusengere. Wiherana n'uburwayi. Kuki wabyakiye ngo ubu nibukira? Nta burwayi budakira. N'imbaraga z'umwanzi zose muzazikandagira. Hanyuma icya kabiri, Imana ikeneye amaguru yawe. Aho ngaho muri icyo gice umurongo wa 15 havuga ngo iki? 15 haravuga, arababwira ati mujye mu bihugu byose mu bigendagende, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Izi ni inshingano zawe. Ugende mu mahanga, ukwiriye kugenda. Iyo tuvuze amahanga tuvuze abatari bakebwa, abatari bamenye Imana. Genda mu muryango, wagenda muri quartier, ntukarorere kuvuga ubutumwa bwiza. Uri umukristo utavuga Yesu, kamara umunsi utavuze Yesu, kamara umunsi wose utagiriza umuntu ubwira ko Yesu amukunda kandi amukeneye, ubuse ko kuri mu kahe kazi. Amaguru yawe yaremewe kugira ngo agende kuvuga ubutumwa bwiza. Icya gatatu, Imana ikeneye ijwi ryawe. Ijwi ryawe aho ngaho ku murongo wa 15 kugeza kuri 17. Soma 17. 17. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ijwi ryawe rizirukana abadayimoni hejuru, ngo batumye mu mahanga mugende mubwiriza ubutumwa. Ijwi ryawe rigomba kubwiriza, kandi ijwi ryawe rigomba kwirukana abadayimoni. Kandi bazavuga indimi nshya. Ijwi ryawe nibyo bintu bitatu rigomba gukora: kuvuga ubutumwa, kuririmbira Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, kwirukana abadayimoni, ndetse no kuvuga mu ndimi nshya. Yes. Hari abantu bagiye babikritika. Muzavuga mu ndimi nshya. Nibyo bintu. Ijwi ryawe ntabwo ukwiriye kwicara uri kuvuga nabi mwene so. Ntabwo ukwiriye kwicara uri kuvuga ibintu bitagize icyo bigufasha. Uhora watura Imana imbabarira amagambo, Imana amagambo. Ijwi ryawe ntabwo uzategeka abadayimoni ngo bakubahe bakumvire, kubera ko ijwi ryawe rihora rivuga. Soka mu magambo, va mu bintu bitashimishije, mu bintu bidafite agaciro, kuko ufite byinshi byo gukora. My dear friend, biravuga ngo nimuhura mubwirane zaburi n'ibihindambano by'umwuka. Haleluya. Umuntu uhuye nawe yumva ibihe byiza, atandukane nawe yumvise ibihe byiza. Icya kane, Imana ikeneye ubwonko bwawe, ikeneye ibitekerezo byawe. Ibipfu by'ububwirizwa ngo ni imbaraga z'Imana kuri twebwe. Ibi tuvuga ku banyabwenge ntibabyumva biyisi, ariko ni imbaraga, kuko niyo bagize ikibazo gikomeye baza kudushaka.
baza kutureba. Kubera iki baza kutureba? Ni ukubera ko iyo babona ubwenge bwabo burangiye, iyo babona amashuri yabo aheze, baza kutureba. Icya gatanu, Imana ikeneye igihe cyawe. Igihe cyawe ukwiriye kugihereza Imana. Imana ishimwe cyane. Icya gatandatu, Imana ikeneye amafaranga yawe. Iyo tugeze ku mafaranga abanyarwanda bahita bagira ikibazo. Imana ikeneye amafaranga yawe. Yesu yaravuze ngo ibintu bibiri bigomba kubaranga: ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ikeneye amafaranga yawe. Kubera iki Imana ikeneye ko niwakira amafaranga ukwiriye gukuraho ugahereza no ku bandi, nabo bayakiye bagahereza ku bandi. Ibyo ni uburyo bwo kwirukana ubukene mu bantu. Iyo udatanze ntubona, iyo ugundiye ntubona, ariko iyo utanze ndagira ngo nkubwire kurakira. Ngo hari umuntu ukunda kugundira ngo kandi akarushaho gukena, ngo ariko hari umuntu unyanyagiza nyamara akarushaho kunguka. Ukurushaho gutanga niko ibigega byawe byuzura. Niko bimeze no mu buzima busanzwe. Iyo utanze urahabwa. Ibyo ngibyo bigerageza urebe. Nudakoresha, umva aka kantu kandi, nudakoresha amafaranga yawe mu bwami bw'Imana, Satani azayakoresha mu bwami bwe. Satani azayakoresha. Nudakoresha amafaranga y'Imana utanga icya-10, wowe ugisuzugura uvuga ngo icya-10 ngo cyera, sawa, byihorere. Nawe uzajya kubona ubone urahembwe, indwara ziraje. Ujye kubona ubone ibibazo biraje. Yes, bigenzure. Urakritika ubutumwa bwiza, urakritika ibyo wigishijwe, usigaye ufite ibindi wihimbi, ariko ngaho uzacungane n'amafaranga yawe. Nzabateza inyatsi n'indyanyu urayizi. Ukabona amafaranga menshi ariko ntakugirira umumaro. Urahembaga, wamara guhembwa wajya kubona ukabona abantu. So rero Imana ikeneye amafaranga. Icya karindwi, Imana ikeneye urukundo rwawe. Gutegekwa kwa 2:6 kugeza kuri 5. Imana ikeneye urukundo rwawe. Urukundo rwawe uyikunde, ukunda Imana. Imana ishaka kuyikunda. Ibyo bintu bigukeneyeho. Ibi bintu byose nubu byujuje ukabyuzuza mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo ukunda Imana ni umenywa nayo. Havuga ngo iki? Gutegekwa kwa 2:6. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya iravuga ngo umva wa bwoko bwa Isiraheli. Soma hepfo gato twumve kuri 5. Ukundisha Uwiteka Imana yawe. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Imana ishaka ngo uyikunde n'umutima wawe wose. N'ubugingo bwawe bwose. N'ubugingo bwawe bwose. N'imbaraga zawe zose. Imana ishaka kuyikunda, ukayikundisha umutima wawe. Imana ishimwe. Amena. Ku murongo wa 2 haravuga ngo wubahe Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka. Wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone kurama. Ubone uko urama. Ibyo byose bituma. Murongo wa 2, gutegekwa kwa 2:6. Wubahe Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo yose y'uburyo bwose ngutegeka, wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose. Apana uyu munsi ngo ejo kabivamo. Iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone uko urama. Ibyo bizagutera kurama. Kuko uri umumaro mu bwami bw'Imana. Imana igumugisha cyane. Hanyuma amasaraza ko dufata, my gracious Lord, ukwiriye kumenya umwanzi wawe. Ukwiriye no kumenya umwanzi wawe urwana nawe. Ezekiel 28:12 kugeza 19 hatugaragariza uburyo Satani yari ameze. Ngo Satani yari afite igikundiro, yari aremwe mu mabuye y'igiciro cyinshi, yari aremwe mu mazahabu, ngo ndetse yagendaga mu muriro hagati. Yari afite ubwiza, ngo ubwo bwiza bumutera kwibona bumutera kuzamuka. Imana iravuga ngo kuko nta muntu wibona ubana nanjye, Imana iramumanura. Amanukana ngo uburakari bwinshi n'ubugome bwinshi. Satani ukure kumenya ko atagukunda, afite uburakari, afite ubugome, kuko isi yari Imana ngo yayihaye abantu. Yaremye ijuru,
isi iyihereza abantu. Satani rero yumvaga ari ugomba guhabwa ibintu byose byiza byose, akumva ko ari we bikwiriye. Icya mbere ukwiriye kumenya kuri Satani ni uko ari indyarya. Ni umunyabwenge ariko ubwenge bwe buri mu buryarya. Abefeso 6:11, kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka yo mu kirere, abatware bo bisi y'umwijima. Dukirana n'imbaraga z'umwijima zikomeye. Aravuga ngo bityo dutware intwaro zose z'umwuka, twambara agakiza, twambare kwizera, twambare gukiranuka, twambare ubutumwa bwiza. Umukristo utavuga ubutumwa bwiza umwanzi aramushobora. Ukwiriye kuhamya, aho ugeze ugahamya. Mukobwa uje kukurambagiza mubwire ko uri umurokore, icyo ni icyambere. Wa musore we nujya kurambagiza banza umubwire ko uri umurokore, kugira ngo ibyo abandi urubyiruko rujyamo uhite umuri mitinga atazanabitekereza. Aho uri mu kazi urimo babwire ko uri umurokore, kugira ngo batazakwitiranya. Garagaza Kristo, wambara inkweto ari bwo butumwa bwiza. Ntabwo kwambara ubutumwa bwiza ari ukugenda uvuga ubutumwa gusa ku muhanda. Were n'imbuto zikwiriye abihannye. Ni byiza kubuvuga ariko ukera n'imbuto zikwiriye abihannye. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ukwiriye kumenya kuri Satani nuko Bibiliya iravuga aho muri Ezekiel ngo yari mwiza. Yari mwiza. Ibishashagirana byose siko ari izahabu. Nubona umuntu mwiza ntuzavuge ngo Satani yarashashagiranaga yari mwiza. Niyo mpamvu uzakunda kubona abantu beza cyane Satani akunda kubakoreramo, kubera ko azi ubwiza icyari cyo. So niba uri mwiza rero ca bugufi. Icya gatatu ukwiriye kumenya ku mwanzi, akunda ibintu by'amabiju. Akunda ibintu by'amabiju. Buriya amabiju ajya yakoreramo abantu bambara ibintu by'ibintu z'amasheneti, ibintu by'impeta zidasengewe n'ibiki byose. Ibyo bintu ngo Satani nibyo yambaraga. Burya yambaraga ngo amazahabu, marijari, ishangi, ibintu by'igiciro cyinshi. Nibyo bintu amabuye za diama nibyo yakundaga kugira akibona. Buriya mu bantu bazi uburyo bw'imyuka, umuntu ashobora kuguhereza impeta akagushiramo akabaguhaye, hakaba transfer y'izindi imbaraga ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha kubwo uri kumva ibi ngibi. Icya kane, Satani yari kwaya master. Yari umuyobozi w'indirimbo, yari umuyobozi wa korari, yaririmbiraga Imana. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 22:3 ngo Imana ituye mu mashimwe. Imana iba mu mashimwe, niho itura. Burya Imana iba ikunda muzike. Niyo mpamvu Satani yagiye koreka urubyiruko, akoresha icyo bita music, akoresha music, akoresha indirimbo kugira ngo afate abantu. Indirimbo, witondera indirimbo wumva kuko zizakugiraho ingaruka. Niba ukunda indirimbo z'isi urazumva ukavuga yego yes, ariko zizakugiraho ingaruka. Imana ishimwe cyane. Yes, gake zigenda zikakwinspiringa ugasanga isi ituye muri wowe. Indirimbo n'imbaraga ni ikintu gikomeye cyane. Mu ndirimbo wumva ni ikintu gikomeye. Ngiye ngeze hano hari indirimbo z'isi biranderanja mu mwuka, biranderanje cyane kuko I never, ntago nzikunda natanga n'ubutumwa. Yes. Ibishego, indirimbo z'ibishego, indirimbo so Imana ituye mu mashini, ituwe muri muziki. Buriya iyo uri murasenga washyizemo akaziki wumva ibihe byiza, kuko Imana hari ukuntu bikurura presence y'Imana ku buzima bwawe. So Satani imenya ngo yari kwa ya master, yari kwa ya master of God, yari kuriye ikorari, yaririmbaga, yari yuzuye indirimbo cyane. So rero ikintu cyose kinezeza Imana Satani aracyanga, kandi bityo Satani aragipirata akagikoreramo. Icyo ukwiriye kumenya, indirimbo ukwiriye kumenya. Icya gatanu, umwanzi n'indyarya. Bibiliya iravuga muri Yohana 10:10 ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Nibyo bintu bitatu. Yaje akwiba amahoro yawe, akakwiba ibihe byiza, akakwiba gusoma Bibiliya, akakwiba guterana na bene data, akakwiba ukumva wabanyamwigendaho, akakwiba kwihangana, akakwiba imbuto z'umwuka, akakwiba. Yarangiza yakwibye arakwica. Yica iyo viziyo yawe, akica urugo rwawe, akagenda yangiza. Yarangiza amaze kugufatisha, nibwo ujya kumva umuntu yiyahuye kandi yari umuntu usenga.
akakurimbura. Kubera iki? Yabanjije kukwiba. Ntiwemere ko Satani akwiba. Imana ishimwe. Icya gatandatu, Satani niwe muzi w'ibibi. Ezekiel 28:16 warabivuga. Yamanukanye ubugome bwinshi cyane. Akunda guteza akavuyo. Iyo ubabaye arishima, iyo warwaye arishima, iyo wahuye n'ingorane arishima. Ni uburi inyuma y'ibibi byose. Icya karindwi, Satani ni umunyabwibone. Yuzuye ubwibone. Nujya ubona umuntu wibona, uzajya umenya aho aturuka, uzajya umenya imbuto ye aho ikomoka. Yohana 1:3 arabivuga murongo wa 4. Ukora icyaha ni uwa Satani, kuko icyaha nibwo bugome. Umwana w'Imana ntakora icyaha, kuko icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yande ya Satani. Imirimo ya Satani igomba gukurwa muri wowe, ikagenda iva muri wowe, ikavanwa muri wowe kugeza ubwo utunganye. Imana ishimwe cyane. Ngo dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, ndetse ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Aha rero izi mbaraga z'umwanzi cyangwa ibi byose turi kukubwira, ukwiye kumenya umwanzi uwo ari we. Hari n'ibindi bintu byinshi bigaragaza umwanzi. Umwanzi akorera mu badayimoni, umwanzi akorera mu biremwa, umwanzi akorera mu nyamaswa, umwanzi akorera muri ibyo bintu byose, amapusi, inzoka, ibiki byose. Umwanzi akorera muri ibi bintu byose. Ariko Bibiliya ivuga ngo dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Imbaraga zose z'umwanzi zihiniye mu nzoka na scorpion. Abarozi, kibazo si abarozi, kibazo si cyo, ahubwo ese imbaraga z'Imana ziri muri wowe? Ni ryari imbaraga z'Imana zizaza muri wowe? Imbaraga z'Imana zizaza muri wowe ni wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Amen. Imbaraga z'Imana zizaza muri wowe ryari? Zizaza mu gihe wakiriye umwuka wera akakuyobora. Satani atera umuntu ryari? Satani atera umuntu igihe ari mu ntege nke. Nubona uri mu ntege nke zo gusenga, Satani azagutera. Nubona uri mu ntege nkeya zo guterana, Satani azagutera. Nubona uri mu ntege nkeya zo kumva ibihe byiza, Satani biramworoheye kugutera. Yagutera akoresheje indwara, yagutera akoresheje abantu, yagutera akoresheje ikintu icyo ari cyo cyose. Aha kabiri Satani azagutera ni igihe uri mu byishimo, uri mu byishimo, wibereye mu kurelaxinga, uri mu minezero. Aho ngaho Satani yacamo. Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana bari bateranye na Satani araza hagati. Bari banezerewe, Satani araza. Mu gihe uri mu byishimo, Satani araza. Icya gatatu, igihe uri kubyina isinzi. Ni ibintu bisa naho bijya kusa, ariko umaze gutsinda, utangire gushima Imana, uti Imana ishimwe nagize gutya na gutya. Imana ishimwe. Hari igihe uba uri mu busiribateri ukagira urugo, noneho wagera mu rugo Satani akimurira intambara hehe mu rugo. Wasenga kuvuga uti Imana nkura hariya, Yesu ugeze mu gushimya Imana, ariko Satani aho naho arahaza. Washimye Imana yaguhaye akazi, ariko Satani anyura mu bo mukorane kugira ngo baguhirike. Washimye Imana ko yaguhaye intebe y'icyubahiro, ariko Satani akugenda runono. Buri rwego ugeraho niko umwanzi nawe azamura gahunda n'ubwenge. Yego. Bityo rero tugira ubwenge, tumenye umwanzi wari we, maze dutware intwaro zose z'Imana. Haleluya. Intwaro enye ugomba gukoresha kugira ngo utsinde Satani. Cyambere ni isengesho, amasengesho. Yesu yaravuze ngo muhore musenga ubudasiba, muhore musenga ubudasiba. Isengesho ry'umunyakiranutsi rigira umumaro cyane cyane. Yego. Yasenganye umwete. Ngo ariko isengesho ry'umunyabyaha ni kizira kuwiteka. Niba uri kutwumva ukaba uri umupagane wo mu rusengero, ndagira ngo nkubwire ngo amasengesho yawe afite inkomyi. Ibyiza rero, hinduka, wemerere Yesu mu mutima wawe, umureke ijambo rye rikuyobore. Aha kabiri, kwizera. Icya kabiri ni ukwizera. Intwaro ya kabiri ni ukwizera. Abaheburayo 11:6 baravuga ngo ntibishoboka
kutizera yanezeza Imana. Ukwiriye rero kwizera imbuto yitwa kwizera ikagwira muri wowe. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yitwa sokuruza wabizera. Kwizera niko kwatumye Yefuta yari umuntu w'insuzugurwa, yari umuntu wo ku muhanda. Ikibazo si situation urimo. Ikibazo ese ufite intwaro zo kunesha umwanzi ukamukandagira. Yefuta aza kuyobora ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli umwami. Kwizera niko kwatumye Dawidi nubwo atigeze yiga mu ishuri igihe kimwe ab'umwami. Kwizera niko kwatumye Daniel bamukangisha ariko akarushaho gusenga ngo 3 ku munsi, maze bamujugunya mu rwobo rw'intare ariko imbaraga z'Imana ziramurinda asohoka mu rwobo rw'intare atagize icyaba. Kwizera niko kwatumye Yohana bamuteka mu ngunguru y'amavuta ariko akasohokamo ntacyo abaye. Kwizera niko kwatumye Petero asohorwa muri gereza. Iryo joro ngo bari burare bamusohora bajya kumwikuza bajya kumwica ngo marayika araza amukurayo kubwo amasengesho yabera. Kwizera mvuga iki se kandi ndeka iki ko ariko yavuze. Kwizera niko kwatumye Enoke azamurwa atumvisha ubusharire bw'urupfu. Kwizera niko kwatumye Debora umukobwa mutoya avuga ati ndi buyobore Isiraheli akahinduka umucamanza. Kwizera niko kwatumye Samusoni yari afite imbaraga z'Imana zakoreraga muri we umusaya umwe akawicisha abantu 1000. Kwizera niko kwatumaga afata ingunzu 300 akazibohanya akazohereza mu ngano z'Abafilisitiya akazitwika zose. Izo ni imbaraga zitwa kwizera. Cya gatatu, kubaho mu buzima bwo gukiranuka, holiness. Kubaho mu buzima bwo gukiranuka, Yohana 14:30 haravuga ngo umwanzi arangenza ariko ntacyo afite yandega, ntacyo amfitemo. Umwanzi naza kukusura, naza kukugenza ariko ntagire icyo akurega imbere y'Imana. Holiness, baho mu buzima bwejejwe ngo uko yera niko natwe dukuriye kuba abera, tudafite ikizinga, tudafite umunkanyari. Birashoboka. Icyakane, ukwiriye kugira imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'iki? Z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ni 9. Habamo ijambo impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera. Kuko imbuto z'umwuka wera zirimo hariya muri holiness cyangwa mu kwera. Impano z'umwuka wera, ukwiriye kugira impano y'ubwenge se cyangwa kumenya kuvuga mu ndimi, kuzisobanura. Hari impano yo kwizera, hari impano yo gukiza indwara, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo kurobanura imyuka. Izo zose ni impano z'Imana, ni impano yo guhanura. So impano z'Imana iyo ziri muri wowe, for example kusobanura, kumenya imyuka, kurobanura imyuka, ibyo biragufasha cyane. Ibyo rero kugira impano z'umwuka wera bigufasha gutsinda Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iguha umugisha. Dufite ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Reka dusenge Imana. Ibi bintu nibigwirira muri wowe uzanesha Satani. Gusenga, kubaho mu buzima busenga, musenga ubudasiba. Ntucike intege ngo musengere ngo rwose nacitse intege. Kutari wadacika intege zo kurya no kuryama cyangwa no kwambara. Ukenera gukora ibyo byose ugomba gusenga. Gusenga ni itegeko, ntago ari ukubisaba Imana. Oya, ukwiriye gusenga kuko ni part of your life. Ni kimwe mu bigomba kuba bikugize. Ukenera kurya, ukeneye no gusenga. Ukwiriye gusenga kugira ngo umwanzi akube kure. Ukagira kwizera, ukabaho mu buzima bwo gukiranuka, kandi ugatunga impano z'umwuka wera. Ibyo byose Imana irabitanga. Cyambere no kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, ibindi byose bihita bikugeraho. Murakoze cyane. Niba utarakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, akira Yesu. Vuga ngo mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Uhereye none ndakwiyeguriye. Uhereye none unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nkurwe mu gitabo cy'urupfu. Uhereye none amaraso ya Yesu Kristo anyeze, ankureho ibyaha byose n'imyanda yose natewe na Satani, kandi ankureho imivumo yose yankurikiranaga. Urakoze Yesu kunyakiriye. Amen. Imana ibaho umugisha. Nkitangira nasenze nabasengeye ngo imbaraga z'Imana zikorere mu ijambo. Mu gihe rero navugaga ijambo ry'Imana, nkwatuyeho gukira indwara, nkwatuyeho kugira ngo ubone ubuzima, nkwatuyeho kugira ngo ubone icyerekezo, nkwatuyeho kugira ngo uzuke ukanguke, imbaraga z'Imana zikwinjire mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana, mugire umugisha w'Imana. Imana ibane namwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwari muri kumwe na Pastor Janvier.